Mu ntara y'Iburasirazuba abantu barenga 100 barimo abayobozi mu nzego z'ibanze n'abandi bakuwe mu nshingano kubera ko bakekwaho kugira uruhare mu ikoreshwa ry'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Guverineri w'iyi ntara Prudence Rubingisa yavuze ko bihaye icyumweru kimwe cyo kuba bavanye ibinyobwa byose mu baturage. Tito Dusabirema afatanyije na Mushimire Joseph mu nkuru irambuye. Urutonde rw'aba bayobozi b'inzego z'ibanze bafatiwe mu bikorwa bifitanye isano n'ikoreshwa ry'inzoga zitujuje ubuziranenge mu ntara y'Iburasirazuba ruyobowe n'abayobozi b'imidugudu 56, abashinzwe umutekano muri yo 15, ba sedo 4 n'abajyanama b'ubuzima 6. Bamwe mu baturage bo muri iyi ntara basanga kuba hari abayobozi babegereye bagaragara muri ibyo bikorwa ari ikibazo gikomeye, ariko bakishimira ko bakuwe mu nshingano. Ugasanga wenda mu rugo rwa mudugudu hari abantu acumbikiyemo barimo kwenga ibyo biyobyabwenge nabashe kuba yabakomera, ariko kuva leta yabitahuye ibintu bizajya bigenda biza gake gake, kandi nizeye ko leta y'u Rwanda izabirwanya nta kitazashoboka. Iki gikorwa ngewe nasanze ari igikorwa cyiza cyane nanishimiye, kuko ni ibintu byari bibangamiye urubyiruko, kuko umuntu yanywaga ibyo byuma, yamara kunywa ibyo byuma bikarangira ahuye nawe akaba yagukubita, akaba yanagutera icyuma. Umuyobozi uzafatwa akinga ikibaba azahanwe n'amategeko, kuko ibi bintu bisenya ubwonko bw'abantu bigasenya n'ingo muri rusange. Ku murongo w'ibyigiwe mu nama mpuzabikorwa y'intara y'Iburasirazuba yateranye kuri wa gatatu, harimo n'uruhare rw'abayobozi b'inzego z'ibanze n'abafatanyabikorwa mu kurwanya no guca ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Abayitabiriye barimo n'abahagarariye urubyiruko batahanye ingamba. Cyane nko mu karere ka Nyagatare twatangiye decentralization cyangwa kwegera urubyiruko mu tugari, ariko nanone tugiye muri bya byiciro bitandukanye. Harimo n'ikibazo cya degeneration mu mazi iminsi mwumva, nabyo turimo gutwara muri mukangurambaga, ariko mu buryo bugaragara buri practical. Tahanye inshingano zo kuvuga ngo rura rubyiruko aho rubarizwa hari mu cyaro, benshi tuba twifuza bakaba bari mu matsinda yo kwizigamira, yo kwiteza imbere, tukabasanga aho ngaho, tukabafasha, tukabaha ikoranabuhanga, bakiga kuzigama, tukabahuza n'ubushobozi bw'amafaranga ndetse n'uburyo bwo guhanga akazi, tukabaherekeza. Ibyo rero nitubishyiramo imbaraga nk'abafatanyabikorwa tukahuza effort, bizatuma batarangazwa n'itabi n'inzoga z'inkorano. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Rubingisa Prudence avuga ko hari ikibazo kuba hari abayobozi mu nzego z'ibanze bagaragaye mu bikorwa bifite aho bihuriye n'ikoreshwa ry'inzoga zitujuje ubuziranenge. Avuga ko intara yihaye icyumweru kimwe cyo kuba yavanye izo nzoga mu baturage. Cyo dusaba abayobozi no kugira ngo iyi slogan tugira kuvuga ngo tumenye ifasi, koko tumenye ifasi, tumenye umuturage wacu. Ahari ibyuho birinda bivamo ko umuntu ashobora gushyira uruganda ruri gukora inzoga zitujuje ubuziranenge, zidafite ibyangombwa, zikorera ahantu abantu batuye, zidafite isuku, zikora ibintu bitanoze. Twagombye kuba tubizi, kuko ni mu ifasi abantu baba bashinzwe bakurikirana, gukomeza kubikurikirana. Icya kabiri, gukomeza gusobanurira abaturage ububi bwabyo, kwitandukanya nabyo, ariko n'abaturage nabo tukabasaba kumva ubwo butumwa, kurengera ubuzima bwabo no gutanga amakuru. Muri rusange kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026 kugeza mu mpera z'ukwezi gushize kwa karindwi, mu ntara y'Iburasirazuba hamaze gufatwa abantu 2925 bakurikiranyweho ibyaha byo gukoresha inzoga zitujuje ubuziranenge. Litiro hafi 8,000 zikaba zimaze kumenwa muri icyo gihe.